nyamara igihe Yesu yari hano mu isi hari ibintu byinshi yakomeje abwira abayuda, nko kuba burira umuburo wabo wa nyuma, ababwira yuko nibakomeza kwitwara imyitwarire bafite, ibyabo bitari buze kugenda neza. Tubona nko muri Matayo 24 umurongo wa mbere kugeza uwa gatatu haranditse ngo Yesu arasohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigarira ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu abahanuriye ko nubwo urusengero bararwubatse bakaruryoshya, ndetse ubwami bw'abaroma bwari bwabakoronizaga, kuko abayuda bari nka koroni y'abaroma mu gihe cya Yesu, bwari bwarabafashije kubaka Yerusalemu. Yari yarashashagiranaga, yasaga neza, hari ahantu heza pe, bwari ubwami bukomeye. Ariko Yesu igihe intumwa zizamwerekaga ngo reba rwa rusengero, reba ukuntu ari rwiza, Yesu yababwiye amagambo akomeye cyane ateye ubwoba. araje arabwira ngo ntimubona rwa rusengero? Ntimubona ukuntu ari rwiza? Nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Hari n'imigani Yesu yagiye acira abayuda, ariko byose ashaka kubereka buryo ki niba titwara neza iminsi yabo iri hafi kurangira, kandi ko iherezo ryabo rizaba rikomeye cyane. Nk'umugani wa mbere tuwufite muri Matayo igice cya 21, mu Matayo 21:33 kugeza 43, ahavuga ngo umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Aba bahinzi shebuja yarabasize, ni umugani. Arangije aragenda ajya mu gihugu cya kure, ariko shebuja abasigira umurima, ariko shebuja atuma abagaragu ngo bagende bamuhe ku mbuto ze. Abahinzi banze kumuha imbuto, arangije atuma abandi bagaragu, barabica, barabakubita, babagwa nabi, kugeza ubwo nyir'uruzabibu yatumye umuhungu we. Ese uyu mugani ntabwo muri kumva neza? Uwo muhungu ninde? Ni Yesu Kristo. Aje banje avuga ati, uyu niwe muragwa, mureke tumwice, uruzabibu rubu rwacu. Baramwica. Nuko Yesu arangije aravuga ngo ese nyir'uruzabibu naza azagenza ate abo bahinzi? Abantu baramusubiza ati, azabacamo kabiri, uruzabibu rubake aruhe abandi bazabasha kwera imbuto, kumuha umusaruro igihe gikwiriye. Nuko Yesu arangije muri Matayo 21 umurongo wa 43 arababwira ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishanga ryera imbuto zabo. Abayuda Yesu arimo ababurira ko nibatitonda ibintu bitazamera neza. Dufite undi mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami muri Matayo 22 umurongo wa mbere kugeza wa 14. Hano uyu mwana w'umwami yashatse gukora ubukwe, na none ni umugani. Ariko uyu mwami wari ukomeye atumira abantu, ariko igihe cy'ubukwe kigeze abo bantu banga kuza. Maze arangije aravuga ngo mugende mu miharo, abo musangeyo bose mubazana, maze ngo inzu yo gukoreramo ubukwe iruzura. Tugeze ku murongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo maze abwira abagaragu ba ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo mubonayo bose mubahamagare baze batahuka. Uku niko Yesu yagaragaje ko abayuda bari batorewe ubukwe, ariko ntabwo bigeze babushima, ntibakunze gutumirwa mu bukwe bw'umwana w'Imana. Arangije aravuga ati, nuko rero Imana izatuma abagaragu be bajye mu banyamahanga, abantu batagenewe ibyo, babazane aba ari bo baba bataha ubukwe. Ibi byose byarengurizaga ku bayuda. Kandi dufite n'umugani uboneka muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 12 kugeza wa 19 cy'umutini wumye. Nabyo nta bandi byavugaga uretse abayuda. Niba ushaka kubyumva neza ugenda usome icyo gice, uri buze kubona mu busobanuro bwose buhagije. Banza wumve iki kiganiro Yesu yagiranye n'abayuda, wumve kuko ibyo ndi kukubwira ari cyo cyerekezo byari bifite. Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 37 kugeza wa 44 haranditse, nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo, ibyo mukora ni ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana.
yesu arababwira ati iyaba imana ariyo so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. niki gituma mutamenya imvugo yanjye? ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. mukomoka kuri so satani, kandi ibyo so ararikirana nabyo mushaka gukora. uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. hano yesu yeruriye abayuda, ababwiye ko rwose nubwo bakomoka kuri aburahamu ku maraso, ariko kubera imyitwarire yabo, ntabwo aburahamu yatoranijwe kugira ngo abe uw'amaraso, yatoranijwe kugira ngo abe uw'umwuka, abe abazamukomokaho bazaba abantu bubaha imana kandi bayikunda. kuba barakomokaga kuri aburahamu ku mubiri ntabwo byari bisobanuye ko bagomba kuraga ubwami bw'imana batabukwiriye. nibyo yesu yababwiraga, yaje ababwira ngo nubwo mwakomotse kuri aburahamu, ariko ibyo aburahamu yaharaniye n'ibyo yagombaga kugeraho mwe ntimwabiharaniye, bityo mu by'umwuka ntimuri ab'imana, muri aba satani. nicyo yesu yababwiye. nuko rero kwitwa umwana wa aburahamu si ku maraso, ahubwo ni ku buryo bw'umwuka. ibyo turi buze kubibona. hanyuma